Nongeye kubaha ikaze kuri Isaac TV Show. Uyu munsi ngiye kubabwira amasomo 5 y'ingenzi y'amafaranga. Aya masomo uramutse utayakoresha ni wakira rwose. Niyo mabanga abakire batavuga bituma abakire bakomeza bagakira, abara abakene bakomeza kuba abakene. Murakanya ni butarakora subscribe kuri YouTube channel Isaac TV Show. Niho hantu honyine ushobora gusanga inama za kufasha kugira ngo witeze imbere, ubashe kuba wagera kure, inama zo mu buzima busanzwe zitandukanye ndetse nandi makuru abagiye atandukanye. Reka nivuga byinshi, reka nangire na isomo rya mbere. Isomo rya mbere nuko amagambo uvuga ashobora kuba yakwirukana amafaranga. Yes, ibi ni ukuri. Amagambo ushobora kuba wibwira, amagambo ushobora kuba uvuga ayashobora kuba yakwirukana amafaranga ku buzima bwawe. Aho uzasanga buri munsi wiyaturiraho ngo ngende umukene, sinabishobora, ibi amahirwe yose ubonye ukayatesha agaciro kubera yuko wumva udashobora kuba wabikora. Icyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba byatuma utazigera ugera ku bukire. Umukire buri gihe abonye amahirwe, ikintu cya mbere bagomba kumva ni uko agomba gutsinda. Ariga akarwana no kugira ngo ahana abonye amahirwe agerageze uburyo yabyaza umusaruro. Ariko buri gihe wibwira ko udashobora kuba wabikora, ntabwo bishoboka nyine kuzabikora, ubu uzakomeza kuba uri hahandi, kuko ahatabaye impinduka ntabwo bishoboka n'ubundi ko amafaranga yaza. Amafaranga rero akurikira umuntu wizera ko yayatunga ubwe, akizera yuko muri we afite ubushobozi bwo kuyakorera kandi akayabona, kandi nta gishobora kumugora, byose ashobora kuba yabyiga akabimenya kandi agakorera amafaranga. Niyo mpamvu uzabona umukire azaza ikintu gishyashya akiyemeza kugikora. Yaba afite igitekerezo mu mutwe we akiyemeza kugikora niyo abandi bataba babyizera cyangwa babimenya. Nujya kureba Jack majya gutangira Alibaba, yahereye ku mitekerereze yuko yizera ko yashoboraga kuvumbura ikintu gishyashya cya internet. Abantu bashobora gusangira amakuru online, bagasangira kucuruzwa, none bakakanya afite Alibaba yagaze mu gaciro kama billions. Turebe Elon Musk ajya gutangira uruganda rw'ibyogajuru SpaceX, n'abantu bamwizeraga, ariko yarabikoze abasha kubigeraho. Ntabwo ari abo bonyine, hari amahirwe menshi agiye atandukanye aza online. Ugasanga haje YouTube kugira ngo uratangira ukore content online, uzajya winjiza amafaranga, kugira ngo hari no company ushobora gutangira nayo bitagusabye yuko ukora product yawe ukamaza product zabo ukinjiza amafaranga. Ugasanga ibyo byose uri kwica intege wubwira ko utabikora. Amagambo uyaturiraho niyo azagena uburyo uzabaho, niyo azagena amafaranga ushobora kuwakorera. Iryo ryari isomo rya mbere, iga kwiyaturiraho amagambo meza, wige kwizera. Isomo rya kabiri ni amafaranga niyera ku giti. Yes, ibi ni ukuri. Umuntu akiri umwana yajyaga abwira papa wati ndashaka amafaranga, ndashaka iki, ndashaka iki. Akubwira ati ese ubona minga amafaranga cyangwa ubona uteka ko amafaranga yera ku biti ahantu ugenda nyayasoroma? Yes, ibyo ni ukuri. Ntabwo amafaranga yera ku biti, amafaranga arakorerwa. Niba uri umubyeyi buri gihe cyangwa se ukaba uri umuntu ufite inshingano runaka, ugahora ukeneye ko ari amafaranga ugomba kuba ufite kugira ngo ugire inshingano wuzuza, wikumva nyine ko amafaranga azera ku biti ntabwo yera ku biti. Babisaba ko umuntu agomba gukora, naho gucomplaininga cyangwa guhora uganya yuko udafite amafaranga, cyangwa se uhora uvuga ko hari abandi bantu bafite amahirwe udafite. Gerageza ushaka icyo wakora aho kuganya ko amafaranga nyine niyera ku biti. Shaka akazi, shaka icyo gukora, reba umuntu ushobora gufasha, tangira ushaka ibintu ushobora gukora, tangira ubu agaciro muri societe ahuri. Utangira ushaka icyo gukora aho kumva kuri wicare mu rugo cyangwa ukaryama mu ntebe amafaranga akaza kugwizanira. Ntabwo amafaranga yera ku biti. Iki ni ikintu ugomba kumenya, bisaba ko uyakorera. Icyo ni ikintu ugomba kumenya. Abakire bazi ko uramutse atakoze adashobora kwinjiza amafaranga. Abantu bakene batinya gukora, yakumva ari ikintu gishobora kuba kimusaba akazi kenshi, rimwe na rimwe agatinya gukora, cyangwa se yajya gukora agakora bya bindi biri bumuze kumusaba ingufu cyane, kandi hari ibindi yagakoze biri buze gukoreshwa ubwonko mu buryo buri smart, agakorera amafaranga. So igihe cyawe cyangwa imbaraga zawe ntabwo ziziyongera, ariko niwiga uburyo ushobora gukorana n'abandi bantu, abantu bagakoresha imbaraga zabo bikabasha kuba byakungukira, aho ngaho uzinjiza amafaranga. Ugomba kumenya yuko ibikorwa wakoze cyangwa se abandi bantu ufite mu nshingano bari gukora ibikorwa ari byo bizakwinjiriza amafaranga. Mu gihe rero ibyo bitari kuba, ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga. Ni nk'ubwo buryo ku bantu bifuza gutangira business, ukaba ufite amafaranga hagati y'ibihumbi 100 ndetse na miliyoni 1 na miliyoni 2 n'ibihumbi 100, ushobora kugufasha gutangira business uyu munsi. Wanyandikira kuri nimero ya WhatsApp 0789101098. Ndayisubiramo rimwe mbere yuko njya kwibanga ku isomo rya gatatu, ari naryo banga abakire bafite utazi rishobora gutuma ubasha gukira. Ni 0789
10,198 ni coach Isaac wayisevinga ubundi ukanyandikira WhatsApp ngagufasha gutangira. Ntabwo igishoro ufite akakanya ryo cyakubuza gutangira, kandi ugomba kumenya ko amafaranga atera ku biti, ugomba gushaka uburyo ugomba kuyakorera. Ndakwigisha uburyo ushobora gutangira nayo mafaranga mu myaka mike ukabarirwa mu baherwe ba mbere mu Rwanda cyangwa se no ku isi hose. Reka tugende ku isomo rya gatatu. Nta mubare w'amafaranga utakorera. Iki ni ikintu ugomba kumva kandi ukakimenya, nuko abantu babaye abakire cyangwa babashije kugira aho bagera bizera ko nta mubare w'amafaranga batabasha gukorera. Byose birashoboka, nayo mpamvu bagira icyo twita to dream big, bagira inzozi zagutse, inzozi zigeze kure, bagatekereza kure. Kubera iki? Bizera ko ibi ari ikintu cyose bashaka bakigeraho. Icyo bakora nicyo twita reverse engineer. Aragenda akareba wa muntu wabikoze yabikoze ate, uyu muntu uri gukorera amafaranga na gutya ni ibiki ari gukora ku buryo nanjye nshobora kuba nabikora aya mafaranga nkaba nayinjiza. Rero iyo bamaze kubona wa muntu, babona ibintu ari gukora nabo bakagerageza kubigabanya mu minsi. Urugero, niba ushaka gukorera wenda miliyoni 5 ku mwaka, urareba ati miliyoni 5 ku mwaka biransaba iki? Biransaba yuko miliyoni 5 niba ari business mfite, cyangwa se niba ari muri akazi mfite, cyangwa niba ari ibintu nkora, ninjiza amafaranga ngaye ku kwezi. Ese byansaba iki kugira ngo investing nzabashe gukorera amafaranga? Reka urugero turebe kuri business. Ufite business yawe, ubwo business yawe kugira ngo urebe mu mwaka kugira ngo ujye uzikorera miliyoni 5, niko tuzabigenza. Uzafata ya mezi 12 ugabanye niki na miliyoni 5. Nugabanya na miliyoni 5 uzabona amafaranga ugomba kuba byibuze wakwenjiza mu kwezi. Mu kwezi uzagabanya n'iminsi 30, urebe ku munsi byibuza ni service zingahe ugomba kuba wagurisha, ni ibintu bingana iki ugomba kuba wagurisha kugira ngo winjize ayo mafaranga. Cyangwa se wowe niba utabigurisha, team ugomba guhayaringa ingana ite kugira ngo ufashe guselling izo sales ufite kugira ngo ubashe kwinjiza ayo mafaranga. So ukareba noneho niba uri bujye kwamamaza, niba wamamazaga mu buryo bikaguha abantu bangana gutya, abantu bakaguha sales zingana gutya, ndasa kwamamaza ku bantu bangana iki no kugira ngo nze kubona abantu bagura ibicuruzwa bingana gutya. Ukongera imibare y'ibyo ukora bitewe n'amafaranga ushaka kwinjiza. Ariko utazi amafaranga ushaka kugeraho ntabwo wayageraho. Ugomba kureba mu nzozi zawe ukora amafaranga ushaka kwinjiza, amafaranga ndakora iki kugira ngo bibashe gukunda. Ariko ikintu kibanza ni ugutekereza niki nshaka gukora, niki cyakugeraho nayo mafaranga nshaka kwinjiza. Iki kintu wakimenye ya muri business, ya mu buzima busanzwe, utangira gukora wegera cya kintu. Kandi abantu babigezeho babigenje bate, cyangwa se bari kubikora akakanya bari gukora ibiki, ugatangira kwiga uburyo nawe wabishyira mu ngiro, nawe ukabikora ukabasha kuba wagira aho ugera. Reka turebe irindi somo rya kane. Irindi somo rya kane nuko amafaranga ugomba kuyakurura. Wowe ugomba kuba umuntu ukurura amafaranga, ugomba kwiruka ku mafaranga. Ibi ni bivuga ushobora gutahita ubyumva neza, ariko ngiye kubigusobanurira. So abantu uzabona bakorera amafaranga menshi uzasanga batanakora cyane biteye ubwoba, ahubwo bo bize kuba abagaciro, noneho opportunities zigenda zibasanga. Uzasanga umuntu yarazamuye ubumenyi bwiwe, yarize, ni umuntu uri confident muri company, wa muntu uzabona promotion ntabwo ari wa muntu uri aho ngaho, ni umuntu wakoze, ni umuntu babona ko ari w'agaciro, nawe iyo ubibonye ko kubona ko ari umuntu uzi ibintu. Rero niyo mpamvu uba ugomba kwiga kuba wa muntu usobanutse, wa muntu w'agaciro. Nujya kuri abantu bahembwa amafaranga menshi mu mikino itandukanye ku isi y'umupira w'amaguru ndetse n'imikino itandukanye, nuko batanze umwanya munini wo kugira ngo bazamure agaciro kabo, bakora imyitozo itandukanye kugira ngo babe abo bari bakakanya. Uzasanga umuntu uhembwa amafaranga menshi, n'umuntu yenda wagerageje kwiga amashuri menshi akagera kure, uwo muntu azahembwa amafaranga menshi. Rero muri business isanzwe kugira ngo ubashe kugera kure, nuko ubasha kumva icyo umukiriya wawe akeneye, ukabasha kumva business neza ukora, ukabasha kwisobanukirwa, ukamenya n'uburyo ugomba kwamaza, ukagereza kwiga kuzamura agaciro kawe, agaciro kagendana n'ubumenyi ufite. Iyo umaze kuzamura agaciro k'ubumenyi bwawe, ukamenya uburyo rwamaze, ukamenya uburyo ubikora, ibyo byonyine bikurura amafaranga. Opportunities zirakuzira, amafaranga araza, aza rwose naguhatiriza washyizeho. Icyo ni ikintu ugomba kumenya mbere yo kurwana no kwirukanga ku mafaranga. Shaka uburyo ugira expertise, ubu nararibonye kuko hari ibintu runaka uzi abandi bantu bakeneye. Ubwo bunararibonye utangira ubukoreshe usolving ibibazo by'abantu. So nagari ngombwa rero ngo utangire noneho wibaza ibintu uko mbizi, ubumenyi ko mufite ndabukoresha gute. Cyo kuri social media ni nka YouTube n'ubuntu, ujye kuri Facebook, Instagram, utangira usharing bwa ubumenyi ufite, bya bintu uzi utangira ubivuge. Hari abantu baranze barwana n'ibyo bibazo wowe ushobora gukemura, abantu bashaka kukwishyura amafaranga kugira ngo bakemure ibyo bibazo. Ibyo ubona biba bisanga ibyoroshye, abantu baguha amafaranga kugira ngo utangire ubikemure. Kandi iyo wigaragaje, kwigaragaza ni kukurura iki? Amahirwe. Sibyo gusa ibyo ngibyo uramutse utabishoboye, aho uri mu kazi, tangira wige
ibintu bitandukanye mu kazi, utangira umenya ibintu byinshi bitandukanye, kubera yuko uko utangiye kubimenya ugatangira kuba supportive ahantu hagiye hatandukanye mu kazi, niko bigaragara ko uri wa muntu w'ingirakamaro kuri company ukoramo cyangwa mu kigo runaka ukoramo. Ejo n'ejo bundi bakaba bagukeneye kuko hari byinshi ushobora gukora mu kigo, ubundi ukaza kuba umuyobozi n'ubundi kuko ushobora kugaidinga abandi ibyo bakora. Uko ufite experience nini mu kigo, uko ugaragaza ko ufite ubumenyi ku bintu byinshi biraho mu kigo, niko ubasha kugera kuri byinshi. Kandi iyo uri gukora wirebera ku mafaranga, niba hari umenye ufite, icyambere nuko isoko imenya ko ubwo umenye ufite, ibindi amafaranga azaza. Nugaragaza ko uwa agaciro kandi agaciro kuko ugafite, ukaba wizeye, ibindi byo bizakunda. So nuko icyo ni isomo rya kane ugomba gushyira mu mutwe, ari naryo abanga bafite bazi bituma bakira bakomeza bagakira, bahora bimprovinga, bahora biga, basoma ibitabo, bajya YouTube, bongera ubumenyi umunsi ku munsi, cyangwa bakegera abandi bantu bakora ibindi bintu, bakunda kuba muri community y'abandi bantu bafite ibintu bavuga ku byo bakora, babongerera ubumenyi. Kubera yuko hari umugabo bita Jim Rohn wavuze ngo your network is your net worth. So abantu mubana, abantu muhorana, abantu mwirwana, uwo ni wo mutungo wawe, kuko ibitekerezo byabo, ibyo bavuga, ibyo nibyo bizahindura uburyo ubayeho. Iki ni ikintu ugomba kumenya cyane. Mbibutse ko ku bantu bifuza gutangira business, uko nawe babwiye nyitangira, uramutse ufite byibuza kuva ku 1,000,000 kugera kuri 2,2 n'igice, dushobora gufasha gutangira business uyu munsi. Uranyandikira kuri 0789801098, ubundi tugusobanurire, twereke uburyo ushobora gutangira gukorera amafaranga. Reka babwire irindi banga rya gatanu, cyangwa se irindi somo rya gatanu. Reka tuvuge isomo rya gatanu, iringi ni banga naryo ya gatanu. Ikintu ugomba kumenya nuko akamaro k'amafaranga si ukuyagura ibyo wifuza gusa kakashize. Abantu benshi usanga yagiye gukorera umushahara, abari bupanga ibyo azagura umwaka utaha, ukwezi gutaha, abari gupanga umushahara nuza nzagura ibi nibi, ugasanga amafaranga yose yayapangiye ku buryo ari buze afite ibintu byose agomba kuyagura. Ntabwo amafaranga abereyeho kugura ibintu mu gihe ibintu utabikeneye, atari byihutirwa. Mu gihe ufite imyenda wari usanzwe wambara, sigomba kujya kugura indi myenda. Mu gihe wari usanzwe ufite inzu bayemo kandi ubona nta kigutwaye, sigomba kuhita ujya mu yindi nzu nziza cyane idasanzwe iteye ubwoba, ihenda, ngo kubera ko wabonye amafaranga. Ntabwo ari uko abakire bameze. Uzasanga umukire ashobora kubaho ubuzima buciriritse rwose butarenze, ariko wajya kureba kuri banke yiwe, wajya kureba amafaranga afite, ugasanga n'amafaranga menshi. Kubera iki? Bazi ibanga ry'uko amafaranga atabereyeho kugira ngo ashorwe gusa, agurwe ibintu kandi udakeneye ibyako kanya. Ahubwo amafaranga bazi ko afite kandi kamaro. Nyuma yo kuyabika, mu gihe udakeneye kuba washora mu bindi bintu, bayashora mu badakeneye kuba bayagura ibintu badakeneye ako kanya, bayashora mu bintu bizabazanira iki? Andi mafaranga. Wayashyira mu bindi bintu bizakuzanira amafaranga. Wayashora mu kongera bwa bumenyi bwawe, nigeze kukubwira, ukishyura umucoach akagucoaching, ukishyura course, ukiga ibintu runaka, ukaba ushobora gutangira business ku ruhande, iri ku ruhande mu kazi ukora, ugasavinga amafaranga, ugatangira business ku ruhande izajya supporting ibyo ukora, ugatangira gukora ibindi ku ruhande. Ni nk'ibyo ndi kukubwira ati uramutse ufite amafaranga ugatangira business kandi ashobora kubangamira ibindi bintu wakoraga, nubwo waba ufite akandi kazi, ukaba ushobora kuzanga gufasha ugatangira business ku ruhande. Ntabwo amafaranga ufite arayo gushora gusa mu bintu biraho bitazagira icyo bikwinjiriza, ugomba gushora mu bimenyi cyangwa se ugashora mu yindi business kugira ngo ukorere amafaranga. Rero numara kumva ko akamaro k'amafaranga atari ukuyagura ibintu gusa, ahubwo ushobora no kuyabika ukayashora mu bindi bintu bikazaguha andi mafaranga, ukaba wagura ku bantu ni mu byaro, ushobora no kugura itungo ukaba waryorora. Hari ibintu byinshi ushobora kuwakora, ukagura amatungo, kubaka business. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bagifite igishoro gito cyane, ushobora guhera hasi ukagenda wimprovinga, uzamuka ukaba wagera kure. Ku bantu ushobora gutangira business none ushobora kuyitangira ukagenda uzamuka ukagera kure. Ku bantu bari mu kazi akakanya ushobora gutangira ubika ya mafaranga, ubundi ejo nejo bundi wahura n'ikibazo runaka ukaba ushobora kuyikemuza, ukaba ushobora mu gihe mu kazi bakwirukanye ukaba ufite amafaranga ushobora kubaho uyafite n'ubundi, kuko ejo nejo bashaka kwirukana. Iyo bakwirukanye ukajya muri cyagiye cy'uko none nakazi ufite kandi n'amafaranga ufite, ugira icyo twita stress, ukagira agahinda gakabije, anxiety, bigatuma utabasha no gufokasinga kugira ngo ubashe kugira ikindi ukora. Ariyo mpamvu uzasanga abantu benshi babuze akazi, usanga bamara igihe kinini nakazi bafite, ni kubera ko agahinda bafite mu mutima wabo yuko badafite uburyo bagomba kugira ibyo bakora. So ariko iyo ufite amafaranga ashobora kukubeshaho, bituma ubasha gufokasinga, ugahiga akazi utuje kandi ukakabona mu gihe ushaka gukora akazi. Ariko inama ngiye mbagira nuko ushobora gutangira business, nicyo kintu cya mbere gishobora kuba cyagufasha. Tuzagenda tubibona kuri no YouTube channel, mwibuka gusa gukanda subscribe, tuzabona yuko
nukora akazi ntabwo kazigera kakugeza ku bukire wifuza kugeraho. Nta muntu n'umwe wakoreye abandi wigeze ugera ku hazaza hameze neza ngo agere ku bukire agira ubutunzi, ahubwo nuko bakoreye abandi bagira bwa bumenyi, babika amafaranga, batsangira ibindi bituma amafaranga binjiza adashingira ku gihe cyabo, ubundi akaba adashingiye ku mbaraga zabo gusa, ahubwo bakagira abandi bantu, hari abakozi, hari timu, hari abandi bantu no gukora nabo. Abo ngabo rero bagatuma ushobora kwinjiza amafaranga menshi cyane. Kuba ufite amasaha 28 ntabwo abashobora kwiyongera ngo arenge ku 28 cyangwa imbaraga ufite ngo zirenge zibiza abantu 100. Ariko uramutse ufite abantu 100 nubwo umuntu yaba ari kwinjiriza 1000 cyangwa ngahe azari mu buryo buri passive muri company yawe cyangwa ufite abantu runaka mukorana, icyo cyonyine kiba ari ingenzi kuba wakwinjiza amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu nifuza kwigisha business ushobora gukora mu buryo buri international, ushobora kuyikorera aho waba uri hose, ushobora kuyikorana n'abantu benshi ku buryo bitagendera ku byo ukora, ahubwo ushobora gukorana n'abandi bantu batandukanye, ibyo bakoze ukabasha kuwabyinjirizaho ugakorera amafaranga. Mwibutse ko niba ufite amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 kugeza kuri 2.5 million nshobora kugufasha ugatangira business. Nshobora kugufasha gutangira business kandi nziza rwose ugakorera amafaranga menshi cyane. Nimero nayibabwiye ni 0798101098, niyo wayisavinga, ni Coach Isaac. 0798101098, ubundi tukagufasha ugatangira nawe business. Nibyo ngibyo, ubundi mwibutse gukanda subscribe kuko kuri YouTube channel ushobora gusanga inama zitandukanye zagufasha zikaguhindurira ubuzima, ukaba ari byinshi wageraho mu buzima, ukabasha kumenya uburyo ugomba kubana n'abandi, ukabasha kumenya uburyo ugomba kugera kuri byinshi mu buzima. Icyo nicyo tubereye ahangaha. Ubundi mukomeze kugira ibihe byiza, dusubire muri video ikurikira. Rwose uyu munsi hari izindi video, impamvu ngusaba kugira ngo ukore subscribe ubundi tuze kubana.